mbonamo icyizere cy'ejo hazaza warangiza ukakinkuramo aho mba numva ufite imvugunyo wakikoryo bazatungwa n'abagabo babo. Ari siko papa bika nk'ifukure yo musi gitanda rewe mu nkweto wandi wana mu masogisi abona ariho yabiye kiri magana abiri jense ry'ubugoro musaza wanzi ndakwirinde yagomvukana kara kajere kari kawe narazi ibyangombwa by'inzu yanjye ko mubijyanye genda ujye kuturera ku murenge. Ayi usigaye ubyimba nawe nabyimba ayi urumva nasona ufite ubwo ngubu sani wanyu aho wigize ndwanya ya karetse ndamba sindwanya ariko nanagukutuka bikakurenga wowe ayi uribuka ejo no nkobeta wowe kubise mwitumba no mumeshya yakongera se kunureshya naguhina tukareshya peti yewe uguconga waje kuruba conga kreyo bashonyesheje ubwembe yaguconga ukabonga ukaragata kamera nka karongota aisha washinze ishinzi niso nabaye wa mbere abandi nibo babyaye abantu je nabonye mwita mezi 9 ashize mbona byaye idebe. NYAXO igihembwe cya kabiri baba wakangahe wanyuma igihembwe cya kabiri mu wa kabiri rata NYAXO wanyuma it's okay wigira ubwoba bibaho igihembwe cya mbere mu wa kabiri wanyuma igihembwe cya gatatu mu wa mbere wanyuma igihembwe cya kabiri mu wa mbere wanyuma igihembwe cya mbere mu wa mbere wanyuma
Sezeranya